twongeye kugira amahirwe yo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Njyewe nitwa Musoni Flavie. Reka dusenge mbere yuko dutangira kwiga. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu izina ryawe Yesu nimo turindiwe. Keretse umwana wo kurimbuka wanze kwinjira muri wowe, ariko abaje muri we bose babonye ubuhungiro. Niyo mpamvu ijambo ryawe ari ryo ritwigisha agaciro k'ubuhungiro bwawe, kandi rikatubwira ko nituguhungiramo tukugumamo muri wowe, bitewe nuko uri Imana ifite ubushobozi bwo guhindura, uri Imana ifite ubushobozi bwo gukiza uwayihungiyeho, kandi waratubwiye ngo twikoreze amaganya yacu kuko wita kuri twebwe. Rero ijambo ryawe ritwereka yuko amaganya ya mbere, ubukene bwa mbere dufite ari ubukene bwo kutakumenya, bwo kutamenya imigambi yawe, bwo kudahumuka amaso ngo tumenye aho ibihe bigeze. None turakwinginze ngo ikiganza cyawe kiduhumure, kandi wowe ubwawe uhambura amaguru yacu kugira ngo dukore ingendo zo kwamamaza ubutumwa bwawe, kandi ukoze amatwi yacu w'ikiganza cyawe tubashe kumva, kandi iminwa yacu nayo ikiganza cyawe kiyikoreho kugira ngo tubashe kubwiza abantu ukuri, kandi igihe nikigera ubwo ugiye kugaruka uzasange tukwiteguye. Ngibyo ibyifuzo byacu bikomeye, ni uko iri jambo tugiye kwiga rihindura ahazaza hacu, rigahindura amateka yacu, rigahindura n'imitekerereze yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti zanjye, nagira ngo mbashimire cyane umwanya nk'uyu Imana ibiduhaye tuba dukwiye guha agaciro. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo igihe intambara ihinduye isura. Igihe intambara ihinduye isura. Muri iki cyigisho nagira ngo mbereke yuko urugamba rurakomeye. Aho ibihe bigeze, ibihe byarahindutse. Ndagira mbabwire ngo Satani nawe yahinduye uburyo yarwanaga. Uhereye igihe Adamu yari ari muri Edeni, ukareba uko intambara Satani yagiye yirwanya, buri gihe intambara Satani yagiye ihindura amacenga. Reka mbabwire yuko ubugome Satani yagaragaje mu gihe cya Nowa, ubugome Satani yagaragaje Abisirayeli bari mu butayu, ubugome Satani yagaragaje akurikiye Abisirayeli kugira ngo abatsinde mu nyanja itukura, ubugome Satani yagiye agaragaza mu rupfu rwa Yesu, igihe Yesu yavukaga abana b'impinja bapfa, ariko by'umwihariko rukagaragarira i Karuvali. Ubwo bugome tuzaburebesha amaso abantu bariho mu minsi y'imperuka isoza amateka y'isi. Reka rero mbabwire yuko ijambo ry'Imana ridukangurira yuko nk'abantu bahamagariwe kurwana intambara y'iby'umwuka dukwiye kuba maso. Muri Bibiliya hatugaragariza ko hariho intambara ebyiri. Reka mbabwire inshuti zanjye, abantu bagira intambara nyinshi. Hari abarwana intambara zo kumenyekana, hari abarwana intambara zo kugira ngo abantu babapingaga bagire bo kubapinga, abantu barwana intambara nyinshi zo guhabwa agaciro mu ngo zabo, abantu barwana intambara nyinshi zo kugira ngo ku rusengero hatagira ubasuzugura, hatagira ubapfobya, abantu barwana intambara za politiki, abantu barwana intambara z'amoko, abantu barwana intambara z'iki. Izo ntambara zose nagira mbibabwire inshuti zanjye, zikubiye mu ntambara imwe tubona mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 umurongo wa 18. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 umurongo wa 18 ni igihe abantu begeraga Samweli barangije bamubwira amagambo yamutunguye aranamubabaza. Maze uwo munsi muzaborozwa n'uwo mwami mwitoranirije, ariko uwo munsi ntacyo Uwiteka azabasubiza. Ariko abantu banga kumvira Samweli, baravuga bati biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka kugira ngo natwe duse n'andi mahanga yose, umwami wacu ajya ducira imanza, ajya tujya imbere aturengere mu ntambara zacu. Mu magambo make, Abisirayeli banze Imana, banga umuhanuzi wayo, banga ijambo yababwiraga, bavuga yuko bashaka umwami wo kubajya imbere kugira ngo abarengere mu ntambara zabo nk'uko n'abandi bapagani babigiraga. Nshuti zanjye, izi ni intambara zo mu rwego rw'abantu. Intambara zo mu rwego rw'abantu, abantu baba bashaka abandi bantu babajya imbere kugira ngo bazirwane. Ariko mu kubara igice cya 21 umurongo wa 14, Bibiliya iratangaje cyane. Yagaragaje izindi ntambara zitandukanye n'izindi n'intambara tubonye mu gitabo cya mbere cya Samweli. Kubara igice cya 21 umurongo wa 14 haranditse ngo nicyo cyatumye byandikwa mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka ngo Vahebu Yusufu n'utugezi twa Arunoni. Mu magambo make biragaragara yuko hari igitabo muri Bibiliya cyandikwagamo intambara z'Uwiteka.
bariya bose ni abisiraheli barashaka kurwana intambara zabo, ariko hakaba n'igitabo cy'intambara z'Uwiteka. Mu magambo make hariho intambara ebyiri. Umuntu utarimo kurwana intambara y'iby'umwuka aba arwana intambara y'umubiri, kandi abantu barwana intambara y'umubiri, intambara z'umubiri turwana ntabwo zishobora gushyirwa mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka. Intambara y'uko kanaka gupinga nawe muzabonana, intambara yo gushaka gutera imbere, intambara yo kumva ko abantu bakurwanya, intambara y'iki, izo ntambara nta n'imwe. Rero nshuti zanjye, igihe kirageze ngo wige aya moko abiri y'intambara, umenye iyo ushoramo imbaraga, umenye n'iyo ukwiye guhagarika. Ijambo ry'Imana riratangaje. Ellen White yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye paji ya 14, yaranditse amagambo akomeye cyane. Yaranditse ngo mu ntambara ikomeye iheruka, Satani azakoresha ayo matwara agaragaza uwo mutima w'ubugome, kandi aharanire kugera kuri izo ntego ze nk'uko yabigenje mu bihe byashize. Satani nk'uko nabibabwiye mu bihe byashize, ipica yakoresheje arwanya umurimo w'Imana, arwanya Imana, iyo pica Satani azayikoresha. Ibyabayeho kera nibyo bizongera bibeho, uretse ko intambara yo mu gihe kizazayo izagaragaramo akaga gakaze iyi isi yacu itigeze inyuramo mbere hose. Mu magambo make, ibyabayeho kera bizongera bibi, ariko twebweho noneho abariho ku mperuka y'isi, abasoreweho n'amateka, twebwe abariho mu gihe Satani agomba kugaragaza imbaraga ze za nyuma, twebwe iyi ntambara izaza igaragaramo akaga gakaze iyi si itigeze inyuramo mbere hose. Mu magambo make, ibi bigahamywa neza n'amagambo Daniyeli yanditse muri Daniyeli 12:1, aho yabonye umubabaro utirigeze ubaho. Ndetse no mu gitabo cya Matayo igice cya 24 Yesu yabivuzeho. Hano barakomeje bandika mu ntambara ikomeye paji ya 14 ngo ubushukanyi bwa Satani buzarushaho kubamo ubucakura, kandi azarushaho kugaba ibitero bye mu buryo bwimazeyo kugira ngo abone uko ayobya n'intore niba bishoboka. Intore rero ni bande? Ni abantu batoranirijwe ikintu runaka, ni abantu Imana yaronse, ni itorero ry'ukuri. Abo ngabo nibo bari muri target. Ku rugamba bagira icyo bita target. Target ni ukwicara abantu bakaba ni 20 hariya, ariko wowe mu mbunda yawe ugahigamo umuntu umwe, ku buryo uwo muntu uramutse umurashe bihagije guca abantu 20 basigaye imbaraga. Rero target ya Satani muri uru rugamba rusoza izaba ari intore niba bishoboka. Azafata abantu bakunzwe cyane, abantu bitaweho, abantu bahangwa amaso cyane, nibo Satani azaba afite muri target. Kubw'ibyo rero ikintu kigaragara, ubushukanyi bwa Satani buzarushaho kubamo ubucakura bwinshi. Mbega uburyo dukeneye kugira ubwenge. Abakobwa bakeneye kugira ubwenge, abahungu bakeneye kugira ubwenge, abagabo n'abagore bakeneye kugira ubwenge, ariko Satani aho ageze, n'abasaza n'abakecuru bakeneye kugira ubwenge kugira ngo batazimiza ubugingo bwabo muri iyi minota ya nyuma. Abacamanza igice cya 5:7 handitse ngo iki? Bibiliya iravuga ngo abatware b'Abisiraheli bari baracitse intege. Uyu ninde? Uyu ni Debora. Nshuti zanjye, Debora uyu nguyu yakoze umurimo udasanzwe. Igihe abagabo bari baratinye, Debora yafashe umwanzuro wo guhaguruka arwanira Imana ishyaka. Umurongo wa 7, abatware b'Abisiraheli bari baracitse intege, kugeza ubwo njyewe Debora nahagurutse mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisiraheli. Hari ibihe bijya bibaho abagabo ntumenye ko bahari. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ko Mwuka Wera namanuka tuzaba abagabo nyabagabo. Hari igihe nk'iki tugezemo, aho usanga abagabo mu ngo zabo ukagira ngo nta mugabo uhaba, aho usanga abagabo yaba no mu nzu y'Imana n'ahandi, usanga abagabo isi yarabateye ubwoba, yarabakanze, nta mugabo ukigenda ngo ubone arakandagira, ahubwo bagenda barandaga. Nshuti zanjye, kandi uretse kurandaga mu by'ubuzima no mu by'umwuka bararandaga cyane, kugeza ubwo abagore bafite Imana iteguye kubagurutsa bakagira icyo bakora. Debora ati ngewe igihe cyarageze, Imana irampagurutsa mba umubyeyi w'Abisiraheli. Byari byagenze gute? Umurongo wa 8, bishakira Imana nshya, intambara zihera ko zugariza amarembo yabo. Debora yarabyeruye aravuga ngo Abisiraheli bageze aho bashaka kwishakira Imana nshya inyuranye n'Imana yabayoboraga. Ikibazo cyavutse ni ikihe rero? Igihe bangaga Imana ku mugaragaro, bari banze ubwami bw'Imana, bishakiraga Imana nshyashya izazibana nabo mu bibazo byabo, ikabashyigikira mu ntege nke zabo, ariko Imana yo mu ijuru bamaze kwitera umugongo. Debora yaravuze ngo intambara zahereye ko zugariza amarembo yabo. Satani agusezera
ngusezeranira yuko nuva mu nzu y'Imana, nuhagarika umurimo w'Imana, nutandukana n'ibintu by'Imana, uzagira ubuzima bwiza, uzatera imbere, uzagira amahoro n'ishya n'ihirwe. Ariko iyo umaze gutandukana n'Imana, utangiye guharara Imana nshyashya, iby'isi bikubereye Imana, ubuzima bukubereye Imana, inda ikubereye Imana, igihe akazi kakubereye Imana, igihe umugabo akubereye Imana n'umugore wawe, igihe urukundo rukubereye Imana, ukabura umwanya wo kuboneka mu nzu y'Imana, intambara zihera ko zikugariza amarembo yawe. Nta ngabo habe n'icumu byari bikiboneka mu ngabo inzovu enye z'Abisiraheli. Uyu mugore yaricara avuga ati birababaje cyane, kugeza ubwo byageze ubwo muri Isiraheli babura icumu, babura n'ingabo. Mu basirikare inzovu enye ntiwashoboraga kubona icumu cyangwa ingabo. Mu magambo make bari abantu bari aho ariko batakiri abasirikare. Mu magambo make bari barabaye abasivili. Ushobora kujya kubona ukabona abantu baje gusenga, wajya kubona ukabona ni abantu bangahe bafite ibitabo by'indirimbo, ni abantu bangahe ubona baza gusenga bafite Bibiliya, ni abantu bangahe baza mu bintu by'Imana ubona bafite gahunda ibazanye. Ni bake cyane. Ndagira mbabwire ngo abantu barashaka gusigara ari ingabo zidafite intwaro. Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20:10, umwami bita Beni-Hadadi yari umwami uzi gutera ubwoba cyane. Yatumye ku mwami w'i Yerusalemu, arangije amubwira amagambo akomeye cyane. Uyu mwami aragenda areba ahamagara Yesaya, arangije aramubwira ati mbigenze ne ko uyu mwanzi wanjye amereye nabi. Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20:10, Beni-Hadadi arongera amutumaho, aramubwira ati ingabo zanjye zinkurikiye nizibona i Samariya umukungugu uzikwira, umuntu wese akabona uwuzura urushyi, Imana zizabimpore ndetse bikabije. Mu magambo make yaramubwiye ati ndaje ndagutaba ndagushwanyaguza, kandi n'abasirikare banjye bankurikiye nibaramuka babonye n'itaka ryo gushyira mu biganza. Mu magambo make yaramubwiye ati ndagushwanyaguza ku buryo n'itaka naryo ndishwanyaguza ku buryo utazongera kuboneka. Aya magambo ni ibikangisho nk'uko Satani ajya adukanga. Uyu mwami rero w'Abisiraheli yari yibajije icyo ari bukore, arakiyoberwa. Nyuma y'uko ahamagaye umuhanuzi aramubwira ati we humura, Imana iri kumwe nawe, ntabwo yagutereranye, kandi ntukomeze kugira ubwoba, ntugire ubwoba bw'urugamba rwo kurwana n'uwo mugabo, kuko Imana iri kumwe nawe. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati mugende mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo utabare, ye kwirata nk'ukuramo atabarutse. Muri no minsi mu bintu by'Imana usanga abantu benshi mu gihe bakirimo kwambara umwambaro w'intambara birata cyane nk'abawukuramo batabarutse. Mbega ubuhamya abantu barimo gutanga ku maradiyo n'amateleviziyo, berekana urwego bagezeho, berekana ibyaha baretse, berekana uburyo ari abantu b'Imana bakomeye. Ariko nshuti zanjye nagira mbabwire, abantu benshi barimo barirata ubutwari n'uburyo bacitse Satani, kandi baracyari mu gikingi cye. Mbega uburyo dukeneye kuba maso no gusaba Imana uko bwije n'uko bukeye, kuba iruhande rwayo kugira ngo twigishe intambara. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 10:3, Pawulo nk'umuntu wabaye mu gisirikare cy'Abaroma, Pawulo wabaye mu gisirikare akitegereza ibituma umusirikare aba umuntu udahuzagurika, Pawulo yaranditse ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu. Nshuti zanjye nagira ngo mbabwire, umudamu umwe yigeze guhura n'ikibazo. Uyu mudamu, abadamu bandi baramuteye, baraza yaramaze kwiyegurira Imana, bafata umwanzuro wo kuza kumukubita. Bafashe umwanzuro wo kuza kumukubita. Umudamu igihe bagiye kumureba iwe basanga yibereye mu rugo. Icyo yakoze ni iki? Yabonye baje batangiye kumutuka, afata abana be abinjiza mu nzu, afata ibintu bye n'imyenda yafuraga byinjiza mu nzu, arakinga. Abandi bagore baricaye baravuga batumva rero byanga byakunda uyu mugore uko niko asanzwe buriya agiye kwambara ikabutura ari busohoke twese turwana. Baratangira baritegura, bari baje bambaye amakabutura mu bitenge. Uwo mudamu bategereza ko asohoka, baraheba. Naho yageze mu nzu arangije arapfukama, abwira Imana ati Mana, kuva nakwiyegurira urabizi yuko wanciye amaboko, urabizi ko ubuzima bwanjye wabuhinduye. Kubw'ibyo rero nta mwanya wo kurwana na bariya bantu mfite. Ndagusabye ngo mugendimo gupfukama ushake icyo ukora hariya hanze kugira ngo nze gusohoka kiriya kibazo wagikemuye. Uyu mudamu amaze gusenga yaragarutse, aza hanze asanga nta bantu bahari. Aterura imbabura ye, aterura abana be, aterura n'ibyo yari arimo gukora, arangije agaruka hanze. Wambaza ngo byagenze gute? Ba badamu bakomeje barimo kumutuka akinze urugi.
urugi, bageraho umwe arabaza ati ariko wasanga dutuka urugi nta muntu abantu babona ntibaduseka. Buri wese agenda yikubura agenda. Mu magambo make, guceceka agapfukama intambara akayirwanira ku mavi aho kugira ngo ayirwanire mu magambo cyangwa amatiku cyangwa kuzirika ibitenge ngo arwane, byakemuye ikibazo. Igihe yari ari hanze abonye bagiye, yabwiye Imana ati Mana, ibibazo ujye ubikemura nk'uko. Pawulo rero nawe arangije ati nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Uburyo Imana yadutoje bwo kurwana ni uburyo bwo kurwanisha amavi, ni uburyo bwo kurwanisha amavi, ni uburyo bwo kurwana dupfukama dusenga. Nta mwanya wo gutera amatiku, nta mwanya wo kujya kuganira no gutera amagambo, nta mwanya wo kujya impaka. Intambara yacu ikorerwa ku mavi. Yesu Kristo mbere yuko ajya i Getsemani nta rindi kosi yari gukora, ahubwo yaragiye mbere yuko ajya i Karuvari, yaciye i Getsemani. Yagombaga kubanza gutsindisha amavi byose, akabwira Imana ngo bibeho uko ushaka, akabona kugenda akajya i Karuvari. Nshuti zanjye, ntimukitegeze intambara zo muri ubu buzima mutazi neza ko mwabanje gutsinda intambara yo gupfukama mukitabaza Imana. Umurongo wa 5 Pawulo yaravuze ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Mu magambo make, turi abasirikare bazi icyo bakora. Nshuti zanjye, Pawulo nanone mu buzima bwe, yenda gusoza ubuzima bwe, dore ko yari ari muri gereza i Roma azira kuba umusirikare wa Kristo. Mu gitabo cya 2 cya Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6, Pawulo yaranditse ngo kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyanjye cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Intambara nziza niyo yarwanye, nta mwanya w'amatiku yari afite. Iminsi tubaho mu isi iba ari mike, nta mwanya dufite w'amagambo, nta mwanya dufite w'amatiku, nta mwanya dufite wo kujya mu bujajwa. Oya, intambara zo kwanga kanaka ndeba nabi, yapinze imyenda nambaye, yapinze inkweto yanjye, imodoka naguze yarayisebeje, inzu yanjye abwira abantu yuko atari yanjye, abwira abantu ku rusengero ibyanjye n'ibiki byose. Izo ntambara ukwiye kuzishyira hasi. Ndabizi hari abantu benshi intambara nk'izi zaciye mu nzu y'Imana, hari abantu intambara nk'izi ngizi zagiye zica mu ngo zabo, hari n'abantu intambara nk'izi zaciye mu miryango bavukamo. Ariko Pawulo ati narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ntiyigeze avuga izindi ntambara zamuremereye. Mu gihe Pawulo yari yaragiye ahura n'ibibazo byinshi, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera zama kuri urya munsi. Nyamara mwuka w'Imana yaramujyanye amuhumura amaso, amwereka ko ijuru n'abarimo gukwandikira, abarimo kwigisha nabo bazarijyamo, kuko abantu bazakomeza kwizera ibyo Pawulo yanditse babifashishijwemo na mwuka wera. Arangije ati rero nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose, gira umwete wo kuzaho ndi vuba. Pawulo yarababaye cyane. Arangije yari arimo guhamagara uyu muntu Timoteyo, arimo kumubwira ati gira umwete uze undebe merewe nabi. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none agitesalonike. Reka tubanze twibaze ibya Dema. Ibya Dema nushaka kubimenya ujye muri Filemoni igice cya 1 umurongo wa 24. Dema yabanye na Pawulo, bakorana urugendo, babana mu murimo. Ariko igihe kiragera abantu batangira kuzaza baza bakabwira Dema yuko Itesalonike business ziryoshye, ubuzima bumeze neza. Dema rero iki kintu yakoze ikintu gikomeye. Arangije abwira Pawulo, aramubwira ati nyihanganira, reka ngende, byanga byakunda nzagaruka. Nshuti zanjye, Dema yagiye azi ko azagaruka mu murimo kubera ko yaragiye gushaka iby'isi, yaragiye kurwana intambara y'ubu buzima, ntiyongeye kugaruka. Mu gitabo cy'umugenzi no bongeye kumwerekana ari ahantu bacukuraga ifeza. Bivuze ngo iki rero, uyu munsi wa none abantu benshi bamo bararekeshwa intambara nziza no kurwana intambara y'ubu buzima. Ariko najya mbabwire ngo Imana itubwira ko izaturwanira intambara nituramuka twiyangaje mu ntambara nziza yo kwizera.
ikindi kintu gikomeye nagira ngo mbabwire ni kimwe, Imigani igice cya 20 umurongo wa 18, Bibiliya iratangaje cyane, iravuga ngo imigambi yose ikomezwa n'inama, kandi uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge. Imana yatubwiye ko dukwiye gusembura intambara dufite inama z'ubwenge. Mu magambo make, vuba bidatinze turitegura intambara y'amateka iri imbere yacu, aho ubuhanuzi butwereka akarengane kagiye kuba, aho abantu b'Imana basenga bakwiye guhumuka bakamenya ko Antikristo agiye gukorera ku mugaragaro, Antikristo agiye kurwanya Imana ku mugaragaro, kandi kurwanya Imana ni ukurwanya abantu bayo n'ijambo ryayo. Byanga byakunda dukwiye kwirinda gusembura intambara tudafite inama z'ubwenge. Inama z'ubwenge rero iki nicyo gihe cyo kuzishaka. Ngiri ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera byandikiwe kuduhugura twebwe abasore n'imperuka y'ibihe, kandi byanditswe kugira ngo umuntu w'Imana aba afite ibimukwiye byose kugira ngo abashyitse akore n'imirimo myiza. Rero aha niho dukura inama z'ubwenge. Niba isi yaragutwaye ukaba nta jambo ry'Imana ubonera umwanya, gusenga utabibonera umwanya, udashobora guhura n'abandi mu kuramya no guhimbaza ngo uboneke mu nzu y'Imana, aho abasirikare bambikirwa imbaraga bakagira na morale y'igisirikare, ngo uzufatanye n'abandi umenye iby'Imana irimo gukora ahandi ku bandi nabo bari ku rugamba. Nshuti zanjye, irinde gusembura intambara kuko Satani azakwigaranzura. Ikindi kintu gikomeye, Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18, Bibiliya ivuga ngo iki? Nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Nawe ibyaha byanyu byatukura tukutuku ndabyeza, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ikintu kigaragara ni kimwe, kumvira nibyo bizadufasha, kumvira nibyo bitunga umusirikare. Umusirikare niyo byanga byakunda wambaye amaranka arakubaha pe, ariko niyo utambaye amaranka arakubaha. Ariko ikintu gitangaje ni uburyo umusirikare yubaha umusivili, kuko niwe ashinzwe kurinda. Rero nshuti zanjye nagira ngo mbibabwire, byanga byakunda kumvira muri iki gisirikare cy'Imana, kumvira iby'Imana ivuze n'urukundo no kubaha ni ibintu bitatu bifasha umuntu kugira icyo ageraho gikomeye. Ariko nagira ngo mbabwire nshuti zanjye, abantu badafite umwanya wo gukurikirana iby'ijambo ry'Imana bafite akaga. Gutegeka kwa 2 igice cya 20 hari irindi tegeko ry'intambara Imana yatanze. Iri tegeko ry'intambara abadivantisti bararikeneye, abapenikoti bararikeneye, iri tegeko ry'intambara abagatulika bararikeneye. Reka mbabwire yuko muri aya madini yose nta dini Satani yihanganira, nta dini Satani yoroheye. Byanga byakunda ashaka kuyobora abantu bose mu buretwa bwe. Ariko nagira ngo mbabwire ngo abifuza kurwana intambara yo kuguma mu ijambo ry'Imana, abifuza kurwana intambara yo kuguma mu mategeko y'Imana agakorera muri bo, abifuza kuguma mu ruhande rw'Imana n'ubw'isi yahinduka nk'uko Dawidi yabivuze, bagomba kwitoza kurwana intambara. Igice cya 20 umurongo wa 1, amategeko y'intambara. Nutabara kurwanya ababisha bawe ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, ntuzabatinye. Mu magambo make, itegeko rya mbere Imana ihamagarira abantu bayo muri no minsi y'imperuka ni ukudatinya. Nubwo amafarashi n'amagare by'abaturwanya byaba ari byinshi, mu magambo make, nubwo wabona situasiyo zikuzengurutse zabaye mbi cyane, itegeko ryo gutinya, nta gutinya kuba ku musirikare w'Imana, kuko uri kumwe n'Uwiteka ntuzatinye. Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa irahari, kandi nimwigira hafi y'intambara umutambyi azigire hafi y'abantu. Amen. Uko muzaza mwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu. Reka mbabwire yuko iri tegeko Kristo ararisohoza. Mbere yuko dusakirana n'ibigeragezo by'ubu buzima, mbere yuko dusakirana n'imbaraga y'umwijima itugerageza, Kristo arabanza akatwegera. Amen. Reka mbabwire rero, ku rugamba mu gihe hari umutambyi, mu gihe cya kera ntago bagiraga ubwoba. Umutambyi yabegeraga, babaga bazi yuko Imana ibegereye, kandi bakamenya yuko gutsinda kubegereye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, gutsinda kuratwegereye kuko Kristo yaratwegereye. Jambo yigize umuntu, abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege uri mu gituza cya se, yuzuye ubuntu n'ukuri.
ijambo ry'Imana riratangaje. Umurongo wa 3, narangiza umutambyi negera abantu ababwira ati, nimwumve Abisirayeli, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya, imitima yanyu nticogore, ntimutinye, ntimuhinde umushyitsi, ntimubakukire umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ari ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Amen. Imana niyo iturwanira intambara, iyo ari intambara zihuje n'iby'agakiza, kandi izo ntambara iyo tuzihagazemo neza zandikwa mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka. Ndagira ngo nkubaze inshuti yanjye, yaba njyewe yaba wowe, ese tumaze kwandikisha mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka intambara zingahe twahagaze mu byimbo kandi bikarangira Satani atsinzwe? Ni zingahe? Nshuti zanjye, abanyabwoba nta mwanya bafite. Kandi umurongo wa 5, abatware babaza abantu bati, ninde uri hano wubatse inzu akaba atarayeza? Umuntu wubatse inzu akaba atarayeza nagenda asubire muri iyo nzu, ye gupfira mu ntambara undi ngo ayeze. Mu magambo make, abantu babaga barubatse inzu ari ubwa mbere, yabaga mu mutwe w'inzu yaramutwaye ku buryo n'ibindi. Murabizi namwe no ku rusengero hari ukuntu baba barimo kwaka nk'amaturo y'inyubako, wabona barimo gutanga amasima, ukajya kumva umuntu aravuze ati, izi sima ari ngiye bazihaye, inzu yanjye yahita yuzura. Urumva abandi barimo barashyigikira umurimo w'Imana, we Satani yafashe ibitekerezo bye amubwira ko nta kintu cyo gutanga afite, arangije anamwereka ko nta kintu byamara, ahubwo amubwira yuko bibaye byiza ahubwo itorero aho gufasha inzu y'Imana bamufasha. Rero inzu ye yuzuraga, umuntu yibukaga uburyo yavunitse, yarangiza akavuga ati, iyi nzu reka mbabwire n'uyu munsi wa none usanga ibintu byo kubaka, ibintu by'aho tuzaba byadutwaye umwanya ku buryo hari n'abacitse mu nzu y'Imana burundu. Rero uyu muntu, itegeko rya mbere, umuntu ukunze inzu ye yubatse kuruta uko akunze urugamba rw'Imana n'ijambo ryayo, baramubwiraga bati, tahire. Icya kabiri, ninde uri hano wateye uruzabibu akaba atararya imbuto zarwo, nagenda asubira imuhira ye gupfira mu ntambara undi ngo arye imbuto zarwo. Umuntu watangije aka business kakaba karamutwaye umwanya, akaba nta mwanya wo gutekereza gifite, nta n'umwanya wo guhagararira Imana ngo yibuke ko ari umusirikare wayo. Baramubwiraga, umutambyi niwe wamubwiraga akamubwira ati, itahire, kuko nanone ab'imitima ibiri ntibajya barwanana n'Imana. Igendere rwose, abasigara bake Imana irabakoresha. Nshuti yanjye, ntushobora kuba ufite business yagutwaye, yakumariye umwanya, yatumye ucika muri korari, ucika mu rusengero, utandukana n'abantu b'Imana kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ntushobora guhagararira Imana mu rugamba ruri imbere. Irindi tangazo bavugaga irindi kandi ngo, ninde uri hano wasabye umukobwa akaba ataramurongora, nagenda asubira imuhira ye gupfira mu ntambara undi ngo amurongore. Aya magambo aratangaje cyane. Uyu muntu watahaga yabaga ari umuntu watwawe n'ubukwe bukamutwara umwanya ku buryo aramutse agiye no ku rugamba ataba ari ku rugamba rw'Imana koko, ahubwo umutima yaba yawusize mu rugo. Ntibiri muri gahunda z'Imana yuko turwana urugamba rwayo ariko ibitekerezo byacu bidahari. Ikindi, umurongo wa 8, kandi abatware bongere babaza abantu bati, ninde uri hano utinya agacogora umutima nagenda asubira imuhira? Abantu b'abanyabwoba, abantu bacogora, abantu bacika intege nta n'ikibazo kirakuka, bakwiye gutaha. Mu magambo make, vuba bidatinze, mu bintu by'agakiza, abantu b'abanyabwoba, abantu bacogora nta n'ikintu kiraba kubera amakuru bahawe, bakwiye gutaha kuko amateka agiye kuduhindukana. Umurongo wa 9, abatware nibamara kubwira abantu ibyo, bashyireho abatware b'ingabo bo gutabaza abantu urugamba rutangire. Ngiri itegeko ry'intambara Imana yari yarashyizeho, kandi iri tegeko mu maso yacu riracyafite akamaro. Mu gitabo cy'umugenzi page 33 ni amagambo nakunze, aho bashyizemo igitekerezo, mu Kristo umuntu baramujyanye, bamujyana ahantu hari abantu benshi bari bahagaze iruhande nk'abashaka kwinjira mu rugi ariko ntibinjire, kandi bugufi bw'urwo rugi hari umuntu wari ufite wino yandikaga mu gitabo umuntu wese ushaka kwinjira mu gisirikare. Iyo rero yamaraga kwandikwa yahitaga yinjira. Ikintu gitangaje rero, mu muryango hari hahagaze abantu benshi bawurinda, bifurebye ibyuma, bafite intwaro, biteguye gukomeretsa uko bashobora abashaka kwinjira. Noneho rero mu Kristo abibonye aratangara, nyuma abantu bose bashubijwe inyuma no gutinya abafite intwaro. Ariko noneho ikintu gitangaje, mu Kristo yabonye umuntu w'intwari, araza yegera uwo mwanditsi aramubwira ati, mutware, andika izina ryanjye. Amaze
amaze kuryandika Mukristo arangije abona wa mugabo, uwo mugabo akura inkota, yambara ingofero y'icyuma, atwaranira mu bafite intwaro, baramukubita cyane ntiyakuka umutima, nawe arangije atangira kubakubita inkota. Nuko hashize umwanya arambuka, hakurya batangira kuririmba ngo injira injira mugenzi ugororerwa ubugingo. Nshuti yanjye, ibi bintu biratangaje. Mukristo yahise amenya icyo bisobanura. Uyu munsi wa none kuba umuntu w'Imana ni ukwiyemeza, ni ukwishyira mu kaga, ariko ukamenya ko Imana iri kumwe nawe, ni ugukura inkota ariyo jambo ry'Imana ugahangana n'ibikugarije. Ariko nagira ngo mbabwire, aha muri iki gitabo cy'umugenzi bavuga ko abantu benshi bari bahahagaze bafite amarangamutima, bumva ibyo bintu ari byiza bajyayo, ariko batinye kwiyandikisha. Reka mbabwire, mwiyandikishe mu gitabo cy'abasirikare ba Kristo, kandi muhumure, umurimo Imana yatangiye muri twe ni nayo izawusoza. Imana yiteguye kuduha ubutwari. Paulo yandikira Abefeso, mu rwandiko yandikiye Abefeso, yababwiye intwaro bagomba kwitwaza. Nk'uko umusirikare wo mu Roma iyo bamwoherezaga mu bice birimo abanzi cyane, bamuhaga intwaro zitandukanye, yewe bamuhaga ingofero, bamuhaga intwaro zose. Paulo ati mwambare intwaro zose z'Imana, kuko ntabwo muzi umubisha wanyu ahantu ari, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ntabwo dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Mu magambo make, abadayimoni, Satani, abategeka isi y'umwijima barwanya Imana, ndetse n'abandi bantu badategeka b'abaturage basanzwe, ariko Satani akoreramo cyane. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, Paulo yakomeje avuga ngo rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Umunsi mubi wanjye utandukanye n'umunsi mubi wawe, kandi ikigeragezo gikomeye cyawe gitandukanye n'icyanjye, ariko dukeneye gusaba Imana ngo tube hafi. Dukeneye kumenya ko turi abasirikare. Paulo yarakomeje arangira avuga ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Murongo wa 15, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ibi ni ibintu byari bigomba gutuma umusirikare agira imbaraga, umuntu mu ijambo ry'Imana agira imbaraga. Mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 30, Paulo yandikiye abantu arababwira, tumva rero mugomba kugira kwa kurwana mwambonanaga, ari nako mukinyumvana n'uyu munsi wa none. Amen. Ukwiye kugira amateka abiri, ukwiye kugira amateka yo gukunda Imana n'uyu munsi wa none ntibitume ujya kure yayo. Reka turebe mu gitabo cy'intambara ikomeye page 361. Muri iki gitabo banditse amagambo nakunze cyane, avuga ngo Satani ahuruza ingabo ze zose kandi agakoresha imbaraga ze zose muri iyo ntambara ikomeye. Ni kuki adahura n'abamurwanya bashikamye? Kuki ingabo za Kristo zisinziriye? Gusinzira byerekana umusirikare utazi ibyarimo. Muri no minsi turasinziriye. Mu nzu y'Imana abantu barasinziriye, mu miryango abantu barasinziriye, mu bigendanye n'agakiza abantu barasinziriye. Ntacyo zitayeho ingabo za Kristo, nta sano nyakuri bafitanye na Kristo, kandi bakaba batakiyoborwa na Mwuka Muziranenge. Aba bantu ntabwo bacanye umubano n'icyaha na shebuja, ntabwo bakizinutswe burundu. Niyo mpamvu abantu batarwana intambara nziza. Icyaha ntabwo twacyanze burundu, ntabwo twaretse ibyaha, ahubwo twarabihagaritse. Iyo umuntu ahagaritse ibyaha, iyo aguhuye n'akabazo gato arongera akabyegura akabisubiramo. Ntabwo twigeze dutandukana n'icyaha, ahubwo twaragisubitse. Niyo mpamvu umuntu asubira inyuma ugasanga aranywa inzoga zingana n'izo yanywa agakira umupagani, kandi yari amaze imyaka 5 atazinywa. Kubera iki? Ndagira mbabwire ngo nshuti zanjye, abantu benshi ntago imbaraga yo kureka icyaha ikomoka muri Kristo Yesu yaba yarakibarekesheje, ahubwo abantu benshi barabihagaritse. Abandi bagize isoni baravuga bati abantu batazagira ngo, abandi babikora bihishe. Ariko niyo mpamvu mubona ingabo za Kristo zisinziriye. Baranditse ngo ntabwo aba bantu bafashe umugambi wo kurwanya icyaha ubudatezuka nk'umukiza wabo. Ntibasobanukiwe neza n'imbaraga z'ububi n'ubucakura bw'icyaha, kamere n'imbaraga by'umutware w'umwijima byabahumye amaso.
ntabwo bazinutswe satani n'imirimo ye kuko batasobanukiwe n'ububasha bw'ubuhendanyi bwe. Ntibanasobanukirwa n'intambara ikomeye satani arwana na Kristo n'itorero rye. Mu magambo make, hari abantu benshi batazi intambara satani arwana na Kristo, hari abantu batazi intambara satani arwana n'itorero. Abo rero bibereye mu madini, batura amaturo, bakajya ku ruhimbi bakaririmba, bakumva abantu barabwirije, bakitera hejuru bagakoma amashyi, barangiza bakabyina bakagira gute, ariko mu by'ukuri ntibamenye urugamba aho ruri. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, hagati ya Kristo na Satani, hagati ya Satani n'itorero rye. Ugomba kumenya yuko iyi ntambara iri hagati ya Kristo na Satani, ikaba iri hagati ya Satani n'itorero rya Kristo. Wowe nawe ukaba uri ikibuga gikinirwamo iyo ntambara. Shaka uburyo ufata umwanzuro wo gukurikirana ubuzima bwawe, hinduka umusirikare wa Kristo. Ndagira mbabwire ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Aha niho abantu benshi bayobera, ntibazi ko umwanzi wabo ari umugaba ukomeye utegeka abamarayika babi, kandi ko akoresha umugambi yacuze kera urimo ubuhanga bukomeye arwanya Kristo kugira ngo avutse abantu agakiza. Barakomeje barandika ngo haba mu biyita abakristo ndetse no mu babwiriza ubutumwa bwiza, ni gake wakumva bavuga kuri Satani, keretse gusa igihe babwiririza ku ruhimbi nabwo bisa n'ibibagwiririye. Satani abantu bibuka ko ari mu iteraniro, iyo ampli ihiye, iyo umuntu ahanutse ku ruhimbi bavuga yuko Satani ahari. Iyo abantu barimo kuvuga ngo barirukana umuntu abadayimoni ngo imbere ku ruhimbi, iyo umuntu aje akigaragura kwa kundi mubona abantu basigaye bigaragura by'ubwesikoro byateye, nibwo abantu batavuga ati Satani turamwirukanye, turamushwanyuje, turamujyanye. Ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, Satani afite ubucakura bwo mu rwego rwo hejuru muri iki gihe gisoza amateka. Rero iki ni igihe kidasanzwe, abantu bakwiye kubana n'Imana cyane. Nshuti zanjye, twihuta, ijambo ry'Imana riratwereka yuko dukwiriye kunesha. Itorero rya Efeso ryahawe imbaraga zo kunesha kandi ngo zikomeze zineshe, kandi Kristo yiteguye kutuneshereza urugamba. Gusa icya mbere ukwiye kumenya yuko ukwiye kuneshereza aho wajya gunesherezwa. Ukwiye kumenya ko intambara ukwiye kuzishyira hasi. Umuntu ufite intambara, ufite abanzi benshi, atoranyamo umwanzi ukomeye akaba ari we abanza guhangana nawe, atora intambara imwe akaba ari zagangana nazo. Muzabirebe na leta zo mu isi, ntayirwana intambara enye cyangwa eshanu yahita itsindwa. Natwe niko bimeze, turamagarirwa kurwana intambara yo kwizera, izindi tukazishyira ku ruhande. Kristo yiteguye kuturwanira. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 6:2, aho bavugaga itorero rya Efeso, Bibiliya iravuga ngo ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahora anesha. Icya mbere, Kristo yiteguye kutwambika ikamba ry'abaneshi bitewe n'amahitamo meza. Ikindi kandi, Kristo yiteguye kuduha imbaraga zo kunesha ngo duhore tunesha nk'uko Efeso byayigendekeye. Kandi Kristo yiteguye kuduhindura ifarashi y'umweru, mu magambo make yiteguye kuduhindura bera n'abaziranenge, kandi yiteguye kuduha umuheto kugira ngo tugaragaze ko turi ku rugamba. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, urugamba ruri hafi kurangira, ariko urugamba iyo rugiye kurangira nibwo hapfa abasirikare benshi. Ndakwinginze ngo usabe Imana ikube hafi urwane intambara. Ndakwinginze cyane kugira ngo uitangire abasirikare bagira ikosi. Buri gitondo niyo ntambara yaba itariho mujya mubibona, abasirikare barabyuka, muzababona ku mirongo bambaye imyenda yoroheje, barimo kugenda, barimo gutera morale. Babyuka mu gitondo kare kare, muzasanga burira ibitare, bakurira ibiti. Mu gihe nta n'intambara iriho, usanga barimo kubigisha kumanuka mu ndege, kumanuka mu bitare, koga mu mazi, guhangana n'ishyamba n'ibiki byose. Kubera iki? Iyo umwanzi aje agasanga barabyiteguye, ntacyo abatwara. Abasirikare ba Kristo, mwitegure ibihe bidasanzwe bigiye kuba, ariko Kristo wacu uri hejuru yiteguye kudukomeza. Imana ibaho umugisha kandi bakomeze, kugira ngo nimumara gukomera mukomeze na bagenzi banyu, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Horaho Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe uzi uburemere bw'intambara iri hagati yawe na Satani, wowe washize urwango hagati y'itorero ryawe na Satani, kugira ngo ikiyoka n'umugore batazongera kugirana isano. Ndagira ngo Uwiteka ngusabe muri uyu mwanya
kugira ngo iryo tandukaniro, urwo rwango washyize hagati y'itorero ryawe na Satani, urwo rwango rwinjire muri twe, tubone uko twanga icyaha, tubone uko twanga Satani. Twagiye tugira ibintu byinshi tureka, ariko tutabiretse ahubwo twabisubitse. Ibi byatumye tuba abasirikare b'abahezanguni. Ndakwinginze kugira ngo icyo ukorera imitima yacu, kugira ngo tuguhagararire, uze uneshereze muri twe, uduhe kunesha ibyatuneshaga, kandi uduhe kwitegura urugamba ruri imbere, utubere umugaba w'ingabo, kugira ngo kunesha kwawe natwe kuba ukwacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.